Umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo umuntu akorera akiri muri iyi si bimumarira iki? Nabonye imirimo ikorerwa munsi y'ijuru kandi mbona byose ari ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Aya magambo turasanga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 2, igice cya mbere umurongo wa 3, igice cya mbere umurongo wa 14. Ucyumva aya magambo urumva ataryoheye amatwi kandi urumva arimo amayobera menshi. Yego, impamvu atakuryoheye ni uko harimo ukuri kose kandi amatwi yacu atinya kumva ukuri. Impamvu utumyumva ukumva ukutsa umutima ni uko utekereje ibyo utunze byose, watekereza n'imbaraga wakoresheje kugira ngo ubigereho, ukumva zitaba zarapfuye ubusa. Biragoye kuba wiriwe wihakuya ariko wagera ku mugoroba umuntu akaza akakubwira ko ibyo wakoze byose ari ubusa. Ushaka kubyumva cyane wafata urugero rw'umufundi. Umufundiriwe yubaka umunsi wose, yakoresheje imbaraga ze zose, akoresha ubwenge bwo bwose, ariko ku mugoroba umuntu araza aramubwira ngo senya wongere utangire, ibyo wakoze byose ni ubusa. Nyamara wabyanga wabyemera, uku ni ukuri ndetse ni ukuri nyako. Wenda ibi biramutswe bivuzwe n'umuntu utagize icyo afite, wavuga ko ari ukwihesha amahoro kuko n'ubundi ntacyo afite ahomba, ariko siko biri. Aya magambo yanditse mu gitabo cy'ubwenge ndetse cyahinduye ubuzima bwa benshi kandi n'ubu kiracyabikora. Hejuru y'ibyo kandi iki gitabo cyanditswe n'abantu bahumekewemo n'umwuka w'Imana. Icyo gitabo ni Bibiliya. Nyuma yo kuba byanditse muri icyo gitabo kandi aya magambo yavuzwe n'umwe mu bantu bakomeye babayeho ku isi. Ni umugabo wari ufite ubwenge butarigera bugirwa n'undi wese. Hejuru yo kuba yari afite ubwenge, yari umuherwe. Nimvuga umuherwe ntihumve wa undi muturanye, oya, uwo si we ndi kuvuga. Nimvuga umuherwe wumva urugero nka Bill Gates cyangwa Elon Musk. Aba ni mu bamwe bakire bazwi, ariko nta n'umwe wabasha gufungura imishumi y'inkweto ze. Uwo turi kuvuga si uwundi, nawe usanzwe umwumva, ni umwami Salomo. Salomo ntabwo yari umuntu woroshye kuko yari umuhungu wavutse ibwami. Hejuru yo kuvuka ibwami, yavutse ku mwami w'igihangange wabaye mu mateka y'isi. Uwo ni umwami Dawidi. Dawidi yari umwana wakuriye mu ntama, nyamara ubwo yirukaga inyuma yazo ntiyari azi ikintu cyari kigiye gukurikira. Dawidi icyo yatekerezaga ni ahantu ari buze kwahura imikumi y'intama za se, nk'uko n'abandi bashumba batekereza. Banza ariyo mpamvu mu Kinyarwanda bakunda gutebya bavuga ngo iyo uragiye inka ebyiri nawe uba uriye gatatu. Impamvu bavuga batya ni uko iyo uragira intama cyangwa se ukaba uragira inka ziba zitekereza ejo zizarisha. Nawe ahandi nta kintu uba utekereza uretse gutekereza ejo uzazahura. Biragoye ko umushumba uragiye inka yaryama agatekereza ko ari bugene muri eleveta kandi mu buzima atarabona n'inzu yubatswe n'itafari. Dawidi nawe rero yari nk'uko, kuko yakuriye mu ishyamba, ntiyari yarigeze ajya mu murwa i Yerusalemu. Wakazi ke kari ko kwita ku ntama, ariko akanazirinda kuko nta nyamaswa iyo ari yo yose yashoboraga kwegera umukumbi we, haba idubu cyangwa intare cyangwa zimwe mu nyamaswa z'inkazi zitinyitse kandi zifite imbaraga. Inyamaswa yabikinishaga yose yarwanaga nayo akayica ndetse akayisaturamo ibice bibiri. Nubwo byari bimeze bityo rero, ariko byari bigoye ko Dawidi yatekereza iby'ibwami kuko atakomokaga mu muryango w'ibwami, kuko n'abavandimwe be bari abasirikare basanzwe. Ibi byaje guhinduka ubwo babwiraga Dawidi kugemurira abavandimwe be bari mu rugamba. Muri iyo myaka Abisirayeli bari barembejwe n'Abafilisitiya,
bari barangajwe imbere n'umugabo w'igitinyiro ndetse w'igihagararo giteye ubwoba, ndetse akaba umugabo w'indwanyi. Ni umugabo wari muremure cyane ku buryo yapimaga metero zisaga 3 z'uburebure. Uburemere bw'ikote rye bwapimaga hejuru y'ibiro 56, icumu rye ryapimaga hejuru y'ibiro 6, uburemere bw'imyenda ye bwonyine bwarengaga ibiro 100. Uyu muntu bamuzanye bakamuhagarika imbere yawe, ushobora kugira ngo ni inzi kuri imbere. Nyamara nubwo yari igihanganye, ntiyari azi ko ubuhangange bwe bugiye gushyirwaho iherezo n'akana gatoya k'agashumba k'intama kari kagemuriye abavandimwe b'ibyo kurya ku rugamba. Inkuru y'uru rugamba tuzayibagezaho mu buryo burambuye mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, aho tuzaba tubabwira intambara yabaye hagati ya Dawidi ndetse na Goliyati mu magambo arambuye. Gusa mu magambo make, Dawidi yaje kwica Goliyati, umugabo w'igihangange, akoresheje ibuye rito cyane. Kuva uwo munsi ubuzima bw'ishyamba burarangira, ubwo atangira ubuzima bwa cyami, nubwo byaje kumusaba kurwana intambara zikomeye kugira ngo agere ku ntebe y'ubwami. Ushaka kubisoma muri Bibiliya wabisanga muri Samweli wa mbere ku murongo wa 17. Salomo rero yari umwana wabyarwaga n'umwami Dawidi. Kuba umwana w'umwami kandi w'igihangange byari byoroshye ko nawe waba igihangange. Salomo rero akigera ku bwami yabonye ko atari ibintu byoroshye, bituma yiherera ajya gusenga Imana, dore ko yabonaga na se Dawidi abikora. Umunsi umwe arimo gusenga, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Salomo aho gusaba ikindi, kuko nawe urabizi ari nkaye babwiye, wahita wisabira imodoka nziza, inzu nziza, cyangwa se amafaranga cyangwa ibindi, byaterwa n'ibyo wowe ukeneye ubwo. Salomo we rero si uko byagenze, kuko yasabye ikintu kimwe gusa wowe utatekereza: ubwenge. Imana ibonye ibyo asabye nayo yaratangaye, bituma imuha n'ibindi byose atigeze ayisaba. Hari harimo ubutunzi. Imana yamuhaye isezerano ko nta muntu uzigera agira ubwenge bwe cyangwa ubutunzi nk'ubwe, nuko bimeze na magingo n'aya. Ubishaka wabisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami. Ibi byatumye Salomo aba igihangange, aba umwami w'igitangaza, aba umwami w'umutunzi, ndetse aba umwami w'umunyabwenge. Salomo yari afite amatoni ya zahabu 25. Toni 25 za zahabu tuzivunje mu madolari y'iki gihe byahura na biliyoni 1 na miliyoni 600 y'amadolari y'amanyamerika. Izo ni zahabu zonyine, udashyize amafarasi, imirima, ifeza ndetse n'ibintu by'agaciro byose yari atunze. Nyamara nubwo byari bimeze gutyo, byose yarabirebye, arangije aravuga ati byose ni ubusa. Ese umugabo w'igihangange ufite icyubahiro, akagira ubutunzi bwinshi, akaba umunyabwenge, akagira abagore 1,000, akagira buri kintu cyose umuntu yakenera muri iyi si, ni iki cyaba cyaratumye avuga ko byose ari ubusa? Si Salomo wenyine wavuze aya magambo, kuko benshi mu byamamare n'abasiyantisite bagiye bavumbura byinshi isi igenderaho muri iki gihe. Mu guhumeka umwuka wabo wa nyuma bagiye bicuza, ndetse bavuga ko ubutunzi bwabo ntacyo bumaze. Nabaha urugero rw'umuhanzi w'icyamamare isi yigeze igira. Uwo nta wundi ni umuririmbyi ndetse agafatwa nk'umubyeyi w'injyana ya reggae, Bob Marley. Uyu yabaye icyamamare ndetse agira n'ubutunzi bwinshi, ariko ubwo yahumekaga umwuka we wa nyuma yagize ati, money can't buy life, money can't buy life. Amafaranga ntiyagura byose. Kuvuga ibi ni uko yari afite byose mu bijyanye n'ubutunzi, kumenyekana ndetse n'icyubahiro, ariko mu gupfa kwe byose ntacyo byari kumumarira, wenda ngo bihe byamwongera n'umunota n'umwe ku buzima bwe. Ni kimwe na Salomo, nawe yari afite byose,
ariko ntibyamuha umunezero yifuzaga, ahubwo bikamwongerera umuhangayiko. None wakibaza, ese ko byose ari ubusa tureka kubishaka? Twiyicarire tubireke? Igisubizo ni oya. Biragoye ko waba uri mu buzima udakeneye ubutunzi, kuko buri mu bice bigize ubuzima bwacu. Ariko se nakora iki ibyo ntunze byose ngo bireke kuba ubusa? Wihangayika, igisubizo kirahari. Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza ku wa 29. Mwese abarushye n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ibi ni Yesu wabibwiraga abigishwa be. Gutunga byinshi ukabigwiza ariko udafite Yesu muri wowe, bimeze nko kwandika amazeru menshi ariko ntugire umubare ushyiraho, cyangwa se umubare ukawushyira inyuma. Icyo gihe niyo wakandika amazeru amamiliyari, nta gaciro yaba afite. Ariko ufashe ya mazeru ugashyiraho umubare imbere yawo, ntabwo biba bikitwa zeru, cyangwa ngo bibe bitagifite agaciro. Kuko icyari amazeru, urugero nufata amazeru 6 nushyiraho rimwe imbere yayo, biraba miliyoni. No muri ubu buzima rero, nufata Yesu ukamubanza imbere mu byo ukora byose, bizagira agaciro. Kandi ubuzima burimo Yesu buhoramo umunezero. Kandi na nyuma y'ubu buzima nta kwicuza guhari, kuko niwe uzatujyana tugeze iwe mu ijuru, aho tutazongera kubabara cyangwa ngo duhangayike ukundi. Yesu ni uwa mbere akaba n'uwa nyuma, Alpha na Omega. Nta cyaremwe cyose kitigeze gishyirwaho nawe. Ndakwinginga rero, niba ushaka ko ubuzima bwawe bugira agaciro, emera Yesu azature muri wowe. Kuko Yesu ni byose ku muntu umufite, ntacyo yabasha gukena. Umwanzuro rero nuwo nta wundi. Niba ushaka ko ibintu byawe byose bigira agaciro, hamagara Yesu azabibemo. Umubanze imbere mu byo ukora byose, kuko niwe nimero ya mbere, ibindi bikaza bikurikira. Turabashimiye ko mwabanye natwe, kandi tubasaba ngo mudufashe gusangiza ubu butumwa ku bantu bose ko mushoboye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko mubonye uburyo muganire ku by'ubwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha kandi bahe kuyimenya kurushaho.